Byari byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda official, reka tubasuhuze kandi tubifurize byiza mwe rero mukomeje kudukurikira kandi mudema kudukurikira nyine, reka duhereze n'ikaze rero abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubahaye ikaze. Ni Dorcas wakomeje rero gutitiza imbuga n'umuvandimwe nk'uko muri kubona ku ifoto. Ni ifoto yakunze kugaruka n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko nyine ibitangazamakuru bikorera online cyane cyane ku mbuga zikomeye hari nka Facebook, niho byakunze gucaracara aho bagiye bagaruka ku bwiza ndetse n'uburanga bw'aba bari. Ni Dorcas rero wari ari kumwe n'uyu mwari, hamwe bamwe bagiye batanga ibitekerezo bavuga ati baravukana. Ese koko baravukana? Uretse kuba bari bafite ubwiza butangaje rero, benshi bagiye bagaruka rero ku isano cyangwa se umubano baba bafitanye, aho benshi bagiye bagereranya bavuga ko yaba bavukana. Ariko amakuru twamenye nuko ukuri nyirizina guhari, nubwo imbuga zagiye zititizwa hirya no hino, ibitangazamakuru bikomeye bikagenda bigaruka kuri iki kintu, dore ko nyine benshi bagiye batanga ibitekerezo ko bagenda babyumva, ariko nyamara ntago bavukana. By the way, ntago bavukana kuko yari yatashye ubukwe bwa Vestine, murabyibuka hafi amezi 3 amaze kurangira ubukwe bubaye. Uyu nawe rero numwe mu bari bambariye Vestine, yari ari kumwe na Dorcas. Nkuko mubibona rero, bishoboka kuba nyine nawe ari familiar ariko bakaba batavukana, nubwo benshi bakomeje kuvuga ati ni murumuna we. Bagiye babigarukaho cyane rero bavuga ati ni murumuna we, ariko ukuri nyako ntago bavukana, ahubwo nyine nuko byatitije imbuga nkoranyambaga, bitangira gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero bigenda bigarukaho n'abakunzi ba Vestine na Dorcas, dore ko aribo bari biganjemo rero batanga ibitekerezo bavuga ati ubwiza bwabo burahebuje kabisa. Ariko nawe kubareba ubona ko bafite umwihariko, nako baba bafite isuku, bari smart, bari smart rwose kandi bari beautiful ku rwego rwo hejuru. Ni inkuru rero yakomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati baravukana, ariko amakuru twamenye nuko rero batabashije kuba nyine bavukana. Byose byari bihuha ko byagendaga bivugwa nyine n'abantu benshi bagiye batandukanye. Impamvu rero dushingira ko batavukana cyangwa se nyine yari yatashye n'ubukwe, nkuko mubibona rero ahantu bari bicaye, inyuma muri kuhabona, inyuma ya Dorcas muri kuhabona papa we, ni uri inyuma rwose, sinzi niba muri kubibona. Ahangaha rero yari mu bukwe bwa Vestine ndetse nyine na Idriss. Hano bafashe amashusho bari gusezerana imbere y'Imana, bari kubasezeranya imbere y'Imana, nibwo bafashe aya mashusho. Nubwo rero iyi nkuru yakomeje kuba challenge, yakomeje gutrendinga hirya no hino, gusa nkwibutsa ko rero itsinda Vestine na Dorcas bafite igitaramo cy'inkundura. Ni igitaramo kizabera hara nyine muri Canada, ni igitaramo kizaba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, nubwo ku mbuga nkoranyambaga hagiye gakwirakwiza amafoto avuga ko Mbonyi nawe azaba ari mwakira igitaramo, ariko ntago biramara kwemezwa rero n'itsinda nyine MIE, ntago iramara kubitangaza, gusa biri kugenda bitrendinga, ariko mu gihe byemejwe nyine tuzagaruka tubabwire. Gusa ntago biramara kwemezwa rero na team cyangwa se kampani ya MIE Imaya, ni igomba gushyiraho umukono rero ikabitangaza, ikavuga ati Mbonyi nawe azaba hari. Gusa Mbonyi we kuri uyu munsi nyine ku cyumweru ku itariki 5 afite igitaramo nyine hariya nyine i Kigali, dore ko ari igitaramo kiza kwitabirwa n'abantu batari bake. Aho rero yatangaje ko aza gufatiramo amashusho muri album ze, kuri album ye nyine araza gufatiramo amashusho ku ndirimbo zigera kuri 14. Ni ibintu rero byagarutsweho n'abantu benshi bibaza ati ese biraza gufatwa gute? Ariko niba mubizi neza biri gucaho live kuri za screen nini abari inyuma kugira babashe kubireba. Biri gucaho live rero, hari amashusho ne bagenda bakuramo bakifashisha mu ndirimbo zabo. Ntago ari ibintu biba bigoye nk'uko abantu bagiye batanga ibitekerezo cyangwa se bibacanga bibaza ati biraza kuba bimeze gute.
uko nguko rero niko bikorwa. Ni igitaramo rero kiza kuza kwitabirwa n'abantu batari bake b'ibyamamare, dore ko benshi batangiye rero kucyamamaza hirya no hino, haba abafite amazina akomeye nabo bamenze kumenyesha ko bazaba bari muri iki gitaramo cya Israel Mbonyi. Yari amaze igihe adakora igitaramo rero, ubwo yaherukaga kugikora umwaka ugiye kurangira, nibwo yakoze igitaramo cy'inkundura ndetse n'igitaramo cyagarutswe n'abantu benshi bitewe n'akavagari k'amafaranga cyinjije, kuko cyinjije agera kuri miliyoni 72. Ni ibintu byakomeje gutangaza benshi bibaza ati bayatanze ute, byagenze gute? Ariko byose rero ni nuko biba byateguwe kandi bikagira n'umurongo. Nkwibutsa ko rero uriya Israel Mbonyi bwari ubwa kabiri yujuje Beka Arena, aho nyine yaraheruka gukorera icyo gitaramo. Gusa reka twitege byinshi rero muri iki gitaramo nacyo kiza kubera nyine hariya. Reka twitege byinshi muri iki gitaramo kandi dushya tuza kuberamo turaza kutubagezaho. Icyo ngusaba rero ni ukudacikwa cyangwa se kujya kure ya Wakanda official kugira ngo byose bijye bikugeraho 5/5. Ni nyuma raho rero Vestine And Dorcas bazasohora indirimbo rero usisite, ubundi bakabona kujya gukora igitaramo nyine hariya muri Canada, igitaramo kizaba cyitabiriwe n'abanyarwanda by'umwihariko nyine baba muri diaspora, aho nyine indirimbo nayo usisite itegerejanyijwe amatsiko n'abantu batari bake. Ni indirimbo nayo izaba iri mu rurimi rw'igiswahili, dore ko bafite gahunda yo kwambutsa umuziki nyarwanda ukagera hirya no hino mu bihugu bice bitandukanye. Ni indirimbo nziza cyane ndetse twabagarutse no mu kiganiro cyacu, nkubwira rero kutazacikwa byinshi ku indirimbo. Icyo gusaba rero no kwasura imiyoboro yabo kugira ngo uzajye umenya amakuru yabo 5/5. Byose rero byiza bibirano ni kuri Wakanda official. Kora like, kore subscribe, fungure n'inzogera kugira ngo bijye bikugeraho 5/5. Je mwabanye yita DJ Wakanda Famous abashimiye.